Iyo turebye ahatuzengurutse tubona isi yuzuye byinshi nk'agahinda, umubabaro, ishavu ndetse n'urwango. Ariko nanone iyo turebye ku bimenyetso Yesu Kristo yavuze igihe azaba yenda kugaruka, tubona yuko byinshi bigenda bisohora mu maso yacu. Ndabizi ko atari ubwa mbere wumvisha iby'intambara, iby'impuha z'intambara, ishyanga ritera irindi shyanga, inzara, ibyorezo, ibishyitsi ndetse no gutotezwa, nk'uko biboneka muri Matayo 24:6. Ibyo byose biri kubera ahatuzengurutse kandi bisa naho birusha kwiyongera uko ibihe bihita n'ibindi bikaza. Nibyo koko turi mu bihe bikomeye, ibihe bidusaba kugirana n'Imana umushyikirano uhoraho wa buri munsi. Mbese wowe uriteguye? Mu rwa mbere rwa Petero igice cya 4:7 haragira hati, iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Hano turagirwa inama yo kwirinda ibisindisha kugira ngo tubone uko tugira umwete wo gusenga. Iyi si ibaswe n'uburyo bwinshi bw'ibisindisha, yaba ibisindisha byo mu buryo bugaragara ndetse no mu buryo bw'imibereho. Abantu bananijwe cyane no gushaka ubuzima bw'iyi si, barakora cyane bakarenza urugero ku buryo batakibona n'umwanya na mukeya wo gusabana n'Imana. Satani ubwe yamaze kubona yuko irari ryo gushaka ubutunzi ndetse n'ibinezeza bizababuza ijuru. Yabategesheje irari ryo kwifuza iby'inda ndetse no kuba igitangaza nk'uko yabitegesheje Adamu na Eva igihe bari muri Edeni. None se nawe uri mu bazarimbuzwa no kwifuza ibifite agaciro gakeya? Uyu munsi nanjye ndakubwira ijambo nk'iryabwiwe Ruti ngo hunga udapfa. Uyu munsi abantu benshi barabizi yuko iherezo rya byose riri bugufi. Bibiliya yo itugira inama yo kwiyambura ibituremereye byose. Niba ari uko bimeze rero, ndetse uyu munsi ibituremereye bikaba birushaho kwiyongera, ubu ni igihe cyo gukomeza no kongera imbaraga mu mushyikirano wihariye tugirana n'Imana. Kandi hatitaye ku buryo igihe gihita, ubuzima bwa buri wese bumara igihe gito uko twaba turama kose. Muri Yakobo igice cya 4:13 n'uwa 14 haravuga ngo, nimwumve yemwe abavuga muti, uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'ibunaka tumareyo umwaka, dutunde tubone indamu, nyamara mutazi ibizaba ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihe ukiboneka umwanya muto kigaherako kigatamuka. Ndabizi neza ko wowe unteze amatwi uzi uburyo uyu muburo ari uw'ukuri. Ubu none aha tuvugana hari abantu bamaze kuva mu mubiri, ariko nawe unyumva nubwo ntabikwifuriza, ushobora kuba utakiriho mbere y'uko uyu munsi urangira. Biteye agahinda kandi birababaje, kuko uyu ni umugabane w'ukuri kubabaje ko kuba muri iyi si yacumuye. Nimba bimeze utyo rero, ni ingenzi cyane buri munsi kumenya umushyikirano dufitanye n'Imana uko uhagaze, ndetse no kuba tuzi neza ko dukeneye ubuntu bwayo bukiza. Uyu munsi nawe urabwirwa ngo komeza icyo ufite utakinyagwa, kuko Uwiteka yiteguye kukugororera ikamba.